Gripe water, umuti uvura icyo munda. Reka dutangire ikiganiro dusobanukirwa ese icyo munda ni iki. Ubusanzwe iyo umwana ari mu nda nta kintu kiba cyakageze mu nda ye uretse byabizi aba yivurugutamo mu nda ya nyina. Muri icyo gihe biba bishoboka cyane ko umwana ashobora kunywa ibyo bizi ubusanzwe bizwi nka amniotic fluid. Iyo umwana nyuma amaze kuvuka by'umwihariko atangiye konka, uko amashereka agenda agera mu mara hari igihe mu kwizingura kwayo hagenda hasigaramo umwuka. Uyu mwuka utuma ubwonko bw'umwana butekereza ko mu nda huzuye, bityo hakarekurwa indurwe ariyo ituma yumva ububabare akaribwa. Iyo uwo mwuka uri kuva mu nda, icyo gihe uzumva hari ibintu bivuga mu nda y'umwana. Ibi ni byo bamwe mu bantu bakuru bibeshya ko ari inzoka ziri kuvuga. Mu gihe cy'uburibwe uzabibona mu maso h'umwana kuko hagaragara uburibwe, ari nabwo butuma umwana arira. Ku rundi ruhande si icyo mu nda gusa uyu muti uvura, ahubwo ushobora no kuwukoresha mu gihe umwana atangiye kumera amenyo akaba ari kuribwa. Gripe water ni uruvange rw'imiti igabanya acide mu nda y'umwana, ikanatuma atuza, ikagabanya ububabare ntiyongere kurira. Mizero Media irabasaba kuzirikana ko mbere yo kugura uyu muti ari ingenzi kureba niba ugizwe na sodium bicarbonate ndetse na dill seed oil. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo uyu muti uhabwa abana. Abana kuva ku mwana ukivuka kugeza yujuje ukwezi ahabwa mililitiro 2.5. Abana kuva ku mwana ufite ukwezi kugeza ku mezi 6 ahabwa mililitiro 5. Abana kuva ku mwana ufite amezi 6 kuzamuka ahabwa mililitiro 10. Reka dukomereze ikiganiro ku nshuro uyu muti uhabwa abana. Ikintu cya mbere ukwiye kumenya ni uko mu masaha 24 inshuro utagomba kurenza uha uyu muti umwana ni inshuro 8 ku munsi. Ku rundi ruhande ariko ushobora kuwumuha 2, 3 cyangwa 4, si ngombwa ngo wuzuze inshuro 8 kuko biterwa n'uburibwe umwana ubona afite. Uyu muti kandi ushobora kuwuha umwana ukimara kumwonsa cyangwa se ugategereza ukawumuha ari uko ubona atangiye kuribwa. Ku bindi bibazo wawugiraho mbere na nyuma y'uko waha umwana umuti, ni ngombwa kubanza kubaza muganga cyangwa farumasiye ukuri hafi. Ese noneho uyu muti wa Gripe water nta ngaruka watera umwana uwuhawe? Reka tuamare impungenge ko uyu muti kimwe n'indi miti yose iyo ukoreshejwe neza nta kibazo yateza umwana. Ikindi nuko nubwo twakomeje kuwita umuti, ubusanzwe ahubwo ntushyirwa mu rutonde rw'imiti, ahubwo ushyirwa mu byitwa inyongera mirire, food supplements. Ikintu ukwiye kwitondera kugira ngo uyu muti utagira ikibazo uteza umwana ni ugukurikiza igipimo cyemewe twagarutseho byonyine. Ikindi wamenya ni uko uyu muti kuwubona ntibisaba urupapuro rwa muganga, ushobora kuwigurira muri farumasi ikwegereye. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza.
niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana abane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.